ikintu cyari kinzanye narisho kwabwira breaking news. Uwitwa Muvunyi muramuzi mwese, Muvunyi Paul, perezida w'icyubahiro wa Rayon Sport cyangwa se perezida d'honneur w'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru namenye breaking news nuko tayari ngo yamaze kwisubiza ya radio hagiye kuvuga y'abajyama bakabya nk'amashyaka baba bariho barimo bavuga ngo yarerere ngo baratwanga ngo baririza. Kumba amakuru namenye karatasi za siri zashe kungeraho nge narababwiye nizazanza nje kubabwira ikintu cya hatari kandi mujye mu cyumva. Impapuro zibanga zaje kugaragara zari zihishe ariko zidapfa kubonwa n'umuntu wese, ari nge nazifashe nkazibona. Nuko kugeza ubu ngubu Muvunyi tayari iradiyo ye abataramu bayiyitiriraga ngo urabona iradiyo ngo rererere, tayari uwitwa Muvunyi yamaze kuza yariye karungu. Aravuga ati icyo nashingiye iradiyo ndabona itarimo kukigeraho. Icyambere amakuru mfite nuko iradiyo tayari abakozi bayikoraho amadeni tayari ngo yamaze kubinjira ubu n'ukwezi kwa yes. Murumva rero karuko biba bihagaze. Yes, nashaka kubabwira iki rero. Nyuma yaho Muvunyi yicaye agasesengura akavuga ati radio nayizanye, ariko mwebwe mujye mugira kumbukumbu muribuka ko umuntu wese wavugaga nabi kuri Muvunyi yahitaga agira gute yirukanwa, murabyibuka, agashyirwa ku ruhande. Ibyo byose mubaze mu bisesengure murebe kwari ukuvuga iki. Uyu mutipe yaravuze ati nubwo tuje tugomba kugira ikintu cya protection. Ikintu cya mbere rero yagombaga gukora yaravuze ati birasaba iki. Baricara neza biga umushinga wo kuvuga ati reka dushinge radio, ariko iyo radio ijye ba proteja hatazagira umuntu numwe, kuko wabonaga uburyo abantu birukanwa bagenda, wabonaga ko namwe bitari. Ariko mujye mubanza mwicare musesengure, mubanze mukoresha icyo bita kiriza kuzariwa, mubanze musesengure murebe. So Muvunyi rero yaje kwicara arareba abona ikintu yayishingiye n'ubundi birimo birazungutana n'iki byose, abona nta kintu birimo kumugezaho, abona nta kintu birimo mbega biraho ngaho nyine birazurungutana. Aricara rero bitekerezaho aravuga ati se ibi bintu ndaza kubigira gute, ndaza kubikora iki. Nkuko nabibabwiraga hari abakozi bakora benshi bafite amadeni bamereye nabi cyane, arimo aravuza ubuwa sa amadeni kudahembwa. Nukuvuga ngo aya abiri nta n'igikoroto, aya abiri nta handi kera twakoraga twanitegeye twamubwira tuti dukeneye agafaranga rwose ka saleri, akansunika mu mugongo yenda no kunshyira mu rushyi ngo gwe Bruno namwe mugende mukore. No kuvuga ngo mugende mukore, ukamubwira uti se umushara ni ryane ngo very soon yarebaye very soon, bikagera kuri za Noheri umuntu agategereza, ukamubwira ngo yemeze gutye mukajya mukwepana mugira gutya gucenga. Ibyo bintu birababaza cyane. Abataramu rero nabo bari muri za very soon. No kuvuga ngo rero byagenze bite. Umutaramu yamaze kwicara arasesengura aravuga ati nubundi ntacyo bikimariye, nubundi ndabona ko imipango yanjye yose imaze kugwa, ibyo bashakaga byananiranye. Witwa Tadeo yaragiye arafatamera nk'ikimata. Tadeo yoherejweho icyo bita za Scad, hari bombe cyangwa se bomu aina ya Scad zamani kwenye miaka ya 90 zilikuwa zinarushwa pale katika vita vya Guba. Icyo gihe Saddam Hussein yari yaravamiye Kuwait, icyo gihe nawe bamwatsa icyo bita umuriro, murabyibuka. Hari makombora rero bitaga aina ya Scad niyo boherezaga agenda vibaya sana. Uyu Tadeo rero bamwohereje icyo bita za Scad, barazifyatua kweli, ariko arabana aragenda arabana aravuga ati nitavumilia kishujaa. Kuko bari bazi rero ko bazirushije kwa Sadati, barazimurushia. Sadati ari wenyine muri cya gihe cya Covid barazimwoherereza kwe, arazikwepa nyinshi, arazikwepa ariko bigera dakika za mageruhi baza kumufatisha ari benshi. Ariko icyo gihe muribuka ko
RGB yaje kubyinjiramo ikavuga iti reka duhoshe hanyuma tubicaze hamwe turebe igishoboka. Bose baza kubabwira bati pembeni twebwe turizanira iki abayobozi, ariko muribuka ko n'ubundi amategeko yagendeyeho arayahirara. So icyaje kuba rero icyo nashaka kuvuga nayo makombora barashe umuntu bita Tade arayakwepa, n'ubu menshi yarayakwepye. Ibyo bashakaga byose babona nibigezweho, bashaka kumwubika ibintu byinshi. Murabibona ibintu bagiye bamukorera mu bintu byo kwirukana ba Robertinho, bazana uyu nguyu uyu mutoza, bagenda bagira gute, bagenda birukana abakinnyi. Ibyo byose kugira ngo bizamugonge baze bamukubite facture, bavuga ati ntimwemere gusinyisha, ntimwemere kugira, ntimwemere ibintu byinshi biranga. Ikindi bari baviziye agafaranga bira bihumbi 100 bitangwa na CAF, bari bamenye igihe azazira buri kintu cyose. Bashakaga rero kugira ngo bayatere imirwi, ari nayo mpamvu wabonaga barimo bavuga ngo barashaka ngo ibiki ngo babasinyire ngo kugira ngo bajye kwakanga ibintu by'amaguzanyo n'ibiki byose, ndetse bakazana na Meya Abdara kugira ngo bamushyiraho ngaho, noneho babafitemo umuntu wabo iryo pesa, barebe uburyo nabo bazaza bagira gute rizaza ribagiraho 5 kwa 5. Ibyo byose rero umutara mu bita Muvunyi, umushoramari umuherwe abonye byanze, yaje gufata icyemezo cya kigabo. Ngewe amakuru mfite muve no kuvuga ngo za ndani, kuko za ndani ziba zizwi n'abantu benshi. Ngewe mfite za siri, nazibonye izo bita karatasi za siri ziriho inyandiko. Nibwo naje kukubitaho amaso yanjye mbona ko radio ari ya muzehe Muvunyi, ari y'umutaramu Muvunyi. Muvunyi rero amakuru mfite iri sokora, umuntu wese waba afite ibiceri ashaka kumwegera, ahubwo ngiye nagira inama Tade agenda yegere Muvunyi ayiguri, bayigure, cyangwa se bitwa bamushimire bayihaye. Mushimire yanayigura, ariko cyangwa se muyihe na Prosper yayiha, ariko se Prosper yatunga radio simbizi ko Prosper yayigura. Ariko hari abakire ba Kamari n'abandi bose bayigura, mubwire ba Kamari baze bayigure. Ariko abahungu banje bari Kigali ni bandera bagura iriya radio ya Muvunyi ni bandera. Ariko hari abatara abashuti banje babwire Papa Juriyo uko tayari Papa Jire iriya radio arayigura. Cyangwa abahungu banje ba Karifa na Karifa yayihahada, yayihaha. Bariya n'abataramu rwose, n'abantu b'abataramu cyane, ni mwegere hari ahubwo mwegere Muvunyi. Icyo nzi cyo numvishije nuko ashakamo pesa ya haraka umuntu rero waburi tayari nuko iradio Muvunyi tayari yamaze kuvuga kayiteza. Ndebe rero ndebe banyakabyizi bajyaga birirwa biterera mu kirere. Maskini ya Mungu, hari n'abagenderaga mu Kigali batabizi. Hari umwe wenda wanywanye na Muvunyi niwe yayigurisha, yavuga ati rero ntitwabanye nabi, waranandwaniriye, akaba yamuha nka 5,000,000, akamubwira ati genda nawe ubugira gute ubupekecaho cyangwa se wiriraho utamiraho, akayimu. Ariko se nkaba bandi reka nicecekere. Ariko bariya tubita bandera, bariya tubita nguki, bariya tubita ashaka akazina keza k'ubugororangingo nabita mbite mbite ngukira abayede. Bari abayede bazabaho bati hari umuyede rero usigaye yarigize karakaje karampenge, kavuga n'urufuzi rukaza ari aho ngaho. Nzongere mbone aho uzajya kuvugira ibyo byose wavugaga. Muvunyi arayijyanye arayiteje tayari. Nzarebereho mubutabuta mugenda gutya ngo mugiye gusaba kaza ahantu. Mwaba banyira amaradiyo mubamenye abo bantu bavugaga ipumba bavuga ubusa, hazagira ujyana nzaba ndebe. Abantu barabamenye amatiku ibiki byose muraho muratikura, none nyiri radio arayijyanye Muvunyi arayijyanye. Ubwo ndaza kureba none ahantu muza kujya muvugira usurubuni. Abantu barimo bayura, Muvunyi yabirebye aravuga ati ibi bintu bishobora no kunkoraho. Abantu barayura, abantu bageze mu mezi 2. Amakuru arahari.
harimo abakozi bamwe ngo bakora sangapi, harimo abarwaye bashaka ikijya kubavuza kwa muganga biranga. Muvunyi aravuga ati ibi bintu bishobora kuzankoraho. Ngiye mbibabwira ndaha inkuru zingeraho mba nabibabwiye, mfite za siri zanjye mbazibitse. Breaking news rero nicyo nababwiraga. Umutaramu cyangwa se umusaza twemera cyane, umushoramari Bwana Muvunyi tayari iradiyo ye ikaba iri ku isoko. Abari baragiye rero mufite inkoni y'ubushumba, inkoni rwose mugende muzishake ahantu muzishyira cyangwa se mugiye mu bindi, ariko ibintu byabaye mazurubone cyane. Nuko rero ngenda kandi ngenda nk'umurabyo. Ni umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa. Ubwo mukore subscribe nyamuneka, hanyuma ngenza mbabwire za ndani nk'izi ngizi. Muvunyi tayari radio ye kwa Herini arayijyanye. Ubwo nzareba izo bita za ziriya za sinzi ukuntu nazita, zivuga ziraho ngaho, zivuga ngo yewe ngo ubwo ngubwo ngo zabage ngo shebuja, ziraho ngo ziramutera ingabo mu bitugu ngo zirashaka umushimisha, zitazi kumbe ko mwenye mari arinde ari yure. Ariko harimo imwe yajyaga yivugisha ngo umubyeyi yishobore kuba yari ifiteho nonsiyo, ariko izikirimo ndani. Muvunyi rero yafashe icyemezo nk'umuntu w'umutara mushoramari niho umutinyira. Iyo abonye imari yumbye gatoya tayari ubwo bagendana n'isoko ry'imigabane. Kwa heri turi kumwe n'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa.